umukobwa mu gutaha yatashye ababaye ukuntu nose umunyuzi bamutaye agasigaza umufana umwe. Sasa wasigaye afana ntibyagarukiye aho, dore kandi mugeze gace gace arisanga atangiye gukunda umukobwa. Ibyo atakekaga wari umurara wo ku muhanda byatangiye kuza mpora. Nimwe ukunda umuntu akazamuka ibineza neza n'ibyishimo muri wowe, atangiye kumukumbura no kumukunda no kumva bagumana yamubona buri kanya. Niyo magambo y'indirimbo hari ukuntu yisanga yishimiye unyuze ko bagumana bajya bahura buri kanya. Ati bisinzi byari byo uko biri kose ariko ndabikunda, natangiye kubyikundamo. Uko biri kose ndabikunda, guhura nawe kukuma iruhande kukuvugisha byatangiye kumbera ikibazo muri nge. Atangiye kumukumbura, dore umukoboyi itabi sindishaka kuzariveho, ndetse inyogosho nayo uyihindure. Kogosha nk'abarara ntabwo mbishaka, yikundira diredeze. Ati bwinshi buto buto bugenda buba uko duhuye bunsigaramo indani muri nge nkakangarana. Uko biri kose simbyitayeho, ntabwo nzi bigamije iki, gusa icyo nzi ni kimwe, ndabikunda. तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है. Ko bigaragara Salomon Kani atangiye kandi gukunda uwari umurara atavugirwamo. Urukundo rwaje umukobwa ajanga yafushe ari kumwe n'icyuki, asanga ni mushuti wambaye purante. Yarari mu ishuri abandi bose bamutereranye ariko yahasigaye. Banatembereye byose